Muraho neza pasite, iminsi myinshi. Ese pasite ko mutakiza ku rusengero byabagendekeye gute? Yesu! Uraho neza cyane sha Joli, iminsi myinshi. Ahubwo se wowe ko ntakikubona ku rusengero byagenze gute? Ego ko. Ariko se pasite ndakubaza nawe ukambaza. Nyine urebye hashize nk'ibyumweru bitatu no kubona ku rusengero sinzi impamvu. Yewe pasite njye ibintu byanyu narabihaze. Yesu! None se Joli byagenze gute? Mbwira numve. Nyine pasite mwirirwa mutubwira ngo dufashe abababaye, abashonje, nyine tugende dukora imirimo myiza impande n'impande kugira ngo tuzatahe umurwa mwiza wa Yeruzalemu. Ko mwirirwa mutubwira ngo tujye dukora ibintu byiza kugira ngo tuzatahe umurwa mwiza utatse zahabu witwa Yeruzalemu. Yego cyane rwose niko bimeze, kugira ngo utahe umurwa mwiza wa Yeruzalemu ugomba kuba warakoze imirimo myiza. Pasite we rero ntabwo uzi ikibazo gihari pe. Ni ikibazo kinkomereye maranye hafi iminsi 3, ndagenda nkagitekereza, naryama nkagitekereza, mbese umutima wanjye ubu ndaremerewe. Ndi kwibaza niba ari njyewe njiji cyangwa ari wowe njiji. Niko Joli, ugize ngo iki? Urimo avuga ngo ndi injiji, ubwo se niyihe mpamvu utumye unyita injiji? Nyine pasite ndi kwibaza ukuntu uvuga ngo dukore imirimo myiza kugira ngo tuzatahe umurwa mwiza wa Yeruzalemu, kandi mu minsi 2 ishize kuri televiziyo no kuri radiyo numvisha amakuru bavuga ngo umurwa mukuru wa Yeruzalemu Hamasi, Al-Qaida, Al-Shababu byawurasheho. Yesu! Maze iminsi nibaza ukuntu turi gukora ibintu byiza kugira ngo tuzatahe muri uwo murwa barashemo, bikancanga. Yesu!